Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Turabashuje mwese, Imana isumba byose umugisha kandi bagire neza. Turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, amazina ni yayandi nk'ibisanzwe. Nyandwi Desire, dushimiye Imana twongeye iminsi yo kubaho, namwe ikabarinda, Uwiteka ahimbazwe. Dutangiye ku muririmbyi uvuga ngo amaraso ya Kristo ndaguhimbaza. Yesu akwejesha amaraso ye bundi busha, kandi akwejeshe amaraso n'ibyaha byawe bihanagurwe. Imana ihimbazwe cyane. Rero tugiye gusenga kugira ngo dushime Imana yaturinze ikabarinda. Imana ihimbazwe. Data, turagushima mu izina rya Yesu, tugushimiye umwanya mwiza twongeye imisoko aho himbazwe. Tugushimiye ko warinze abantu bawe batuye mu isi, warinze abera, warinze abacijwe n'abadacijwe. Turagushimiye byose mu izina rya Yesu Kristo, ngo natugire neza, kandi ko tugaruka ku ijambo ryawe kugira ngo twumve icyo dutekerezaho n'icyo tugambiraho mu ijambo ryawe. Uhimbazwe. Ngo turagushimana natwe mukora tubashishe muri byose, dusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye ku ijambo tujya kuganiraho umwanya mutoya ufite intego guhanira kwezwa n'amaraso ya Yesu. Iri jambo tujya kuganiraho rifite umutwe uvuga ngo guhanira kwezwa n'amaraso ya Kristo, kuko biravuga ngo uwezwe nakomeze yezwe, n'uwandura nakomeze yandure. Rero ngiye mfite gahunda yo gukomeza kwezwa. Ndakeka nawe niyo gahunda ufite, yawe utayifite, wongere ugire umwete wo kwezwa. Imana ihimbazwe, kuko umwami Yesu aje gutwara itorero. Reka dusome ibyahishuwe. Umunsi turibanda mu gitabo cy'ibyahishuwe cyane, kugira ngo twumve icyo Imana igambira ku bwoko bwayo cyangwa igambira ku bugingo bwacu. Ibyahishuwe bifite intego, cyangwa bifite intego ebyiri buriya. Intego ya mbere ni ukuza kwa Kristo, kuguhana kw'abanyabyaha no guhemba abantu b'Imana, cyangwa no guhemba umugeni. Ni ukuza kwa Kristo no kurangira ku isi. Nibyo burya ibyahishuwe, ni ibintu bibiri by'intego by'ibyahishuwe. So rero buri kintu cyose gifite itangiriro ikagira n'iherezo. Hari itangiriro kuremwa kw'isi, hari n'iherezo ry'isi. Iherezo ry'isi ni ibyahishuwe rero, ariko Imana iturenge tugire neza, tuzagira iherezo ryiza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe 3, ibice 3. Duhere ku murongo wa 14, ku murongo wa 14, twumve icyo Imana ivugana natwe aya masaha. Urwandiko rwandikiwe abi Yohadekiya. Urwandiko marayika w'itorero ry'Yohadekiya ati: uyita amen, uyita amena. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, ukomoka ku byo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, kuko udakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, ndaje.
uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka, kuko uvuga ati ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene, uri n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ungureho izahabu itunganyijwe rwose, uruganda rubone ko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare, kugira ngo wishe isoni zawe. Imana ishimwe. Wishe isoni z'ubwambure bwawe. Haleluya, haleluya. Birivuze neza mu ijambo ry'Imana. Udakonje ntanashyuhe. Iri torero ry'Laodikiya ryari rifite ibyiciro bibiri. Nkuko muri kino gihe mu rusengero habamo ibyiciro byinshi, ariko habamo ibyiciro bibiri. Marayika, ibi byanditswe byanditswe na Yohana w'Ipatimo, wandi watose mu ngunguru ntiyagira icyaba, ngo umubiri we uvamo uruhinja. Satani yagucanira agira ngo urashirira. Satani akakujugunya ahantu h'ikigeragezo gikomeye, ariko icya mbere ni kuba uri kumwe n'Imana. Ibyahishuriwe rero ni Yohana wihishuriwe mu kirwa cy'Ipatimo. Habaga inyamaswa nyinshi z'inkazi, amasazi akurumuka ahita upfa. Igihe cyose iyo umuntu ari kumwe na Kristo mu gakiza, ahura n'ibigeragezo bitandukanye n'iby'abandi. Ariko iyo umuntu yataye umurongo wa Yesu, aba yumva ari amahoro, nta kibazo. Intambara uhura nazo zose, banza urebe yuko uri kumwe na Yesu. Nusanga uri kumwe n'Imana isumba byose, uvuge ati Imana ihimbazwe, ibyo mpura nabyo byose Imana iri kumwe nanjye. Rero marayika yandikira rino torero ry'Isaro ry'Laodikiya ngo uyita amena shalabe eneta. Harimo ibyiciro bibiri rero, twihuse, ijambo rirakomeye cyane. Harimo ibyiciro by'abantu bazi ko bashushe kandi barakonje. Haleluya. Harimo ibyiciro bivuga ngo ko bakize. Harimo ibyiciro bivuga ngo yuko bambaye kandi bambaye ubusa. Shalom inima. Maze Yesu kuko azi byose rero, narababwiye ngo Imana izi abantu bayo n'abasatani irabazi. Imana idufashe. Imana ibwira rino torero ryo muri kino gihe, ariko ubu Imana irimo kuvuga muri kino gihe ibwira twebwe. Yaba udakonje ntunashyuhe, ngiye kukuruka. Ubu Imana igiye kuzaruka abantu bumirwe. Imana igufashe yo butarimo cyangwa ntarimo, kuko ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa, niko ijambo rivuga. Haleluya, haleluya. Ko uri umutindi wo kubabarirwa, uvuga ngo njye ndatunze. Igihe umuntu aba mu rusengero arata ibyo atunze, akumva ko ibyo atunze bingana uko Imana imushima, ntaho bihuriye. Reka da. Niyo waba uri umukire wa mbere ku isi, ariko udafite agakiza, ntacyo bimarira Yesu. Niyo waba ufasha isi, ukaba ufasha imfubyi n'abapfakazi, ukaba wubaka insengero zitandukanye, mbese ukora ibikorwa birebwa n'abana b'abantu ko baturiye munakora neza pe, ariko nta gakiza ufite, byose ni ubusa. Birivuze tubwiye neza rero, iyo aba wari ukonje
cyangwa wari ushushe. Talami ekidefo mandone kita. Nuko rero kuko udashushe kandi udakonje ntunabire, ngiye kukuruka. Imana idufashe. Iyo umuntu adakonje ngo ntanabire, gukonja bisobanura iki rero? Ni wa muntu wirundiye mu byaha akabigaragaza, akaba ati genda umunyabyaha pe, nareruye mwinzagwa mwinzoga, ngewe ndatukana, ndi umunyabyaha na Karisi irabizi. Uwo muntu utabigaragaza ahubwo akagaragaza yuko ngashushe. Uyu muntu uba mu rusengero bivuze ngo ntanakonje ntanabire. Kubira ni ijambo bivuga ngo kugaragaza ubushuhe cyangwa kugaragaza imbaraga z'agakiza cyangwa kugaragaza imbuto kuri wowe zigaragarira abantu. Kubira ni ukugaragaza icyo uri cyo muri Yesu, kuko iyo amazi abize agaragaza ikiri mu ndeba y'amazi ngo utabize. Iyo amazi arimo kubira agenda agaragaza ikirimo kuva hasi. Mbese utagaragaza agakiza kamurimo, ngabo bose Imana igiye kugira gute? Kubaruka. Rero uyu muntu yanze kugaragaza ko akonje, ntiyagaragaza ko ananabize. Mbese yanze kugaragaza ko ari umunyabyaha, yanze no kugaragaza ko afite agakiza. Mbese ni ikimira habiri, mu rusengero bariyo no mu byaha bariyo. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Talaki devo. Ibyahishuwe bifite ubwiru bukomeye, n'amagambo yanditsemo akomeye, ariko Mwuka Wera n'utubashisha. Kandi muravuga ngo ndi umukire, ndatunze. Numva ko no muntu ari akaga, aragaragaza ko adakonje, katanabize, kandi yarakonje kera, akagaragaza ko adakonje, ntanagaragaza ko anabize, akagaragaza ko ari n'umukire. Urumva ni ubutatu bwa Satani bwuzuye. Burya na Satani agira ubutatu bw'umwijima, tuzavugaho yamutabunabize. Rero uyu muntu ngo Imana igiye kumuruka. Ni umuntu uyobanya mu rusengero mu by'Imana, akagaragaza ko abirimo kandi atabirimo, akagusha benshi. Muri iri tora rero ryarimo uno muntu bino byiciro. Umuntu ugaragaza pe ko nta byaha afite kandi yarakonjemo, ugaragaza ko ari mu by'Imana kandi atabize, reka da. Umuntu ugaragaza ko ari n'umukire, kandi muri kino gihe niko bisigaye byeze. Umuntu akarata ibyo arata kandi akagaragaza ko agakijwe atakijwe, nta Yesu ugeze muturamo namba. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ngo ngureho ifeza. Ifeza ni ishobora ngo kugura, kwemera kuri umunyabyaha akaguha agakiza. Kwa agakiza nibwo butunzi, nibyo feza. Ifeza bisobanura agakiza, kuko nta butunzi hano mu isi buruta agakiza namba. Nta n'ubuzanaboneka buruta agakiza. Nushaka ubutunzi taje, nuko ushaka uhembwa miliyari ku kwezi, nta butunzi buzabaho buruta agakiza habe namba. Pe umuntu ambwiye ati Desire, ti Karame, nkanamwitaba rwose mu cyamfura. Karame bisobanura guca bugufi. Mwibuka Imana yahamagaraga Daniel cyangwa mubiri hamagara Mose, akavuga ngo Karame. Karame ni ijambo ryitwa guca bugufi. Yego, yaba utarunabizi n'icyo risobanura. Guca bugufi kandi kuri mu cyamfura cyangwa discipline, kuko hari abantu bitaba nk'ibirara kugira ngo ntiyarezwe. Reka bigoreka ku ijambo ry'Imana. Bavuze ngo Desire, reka tuguhe iby'isi byose kandi w'umuyobozi w'isi, cyangwa niyo yaba ari igihugu kabisa, ariko umuyobozi uvuga rikijyana,
ufite amasikoti, ufite inzu ye uhembwa umushahara mwiza, ufite itaje aho ngaho, ufite abakozi benshi ayoboye. Kavuga ati turaguha icyubahiro ukeneye ku isi cyose, ariko ureke Yesu, ntuzongere kuvuga iby'ubwami bw'Imana. Namubwira ati reka aho kugira ngo ndeke Yesu, wenda reka nzarya ibijumba, ari byo Yesu azansangamo ntahe njya mu ijuru. Ubwo tuvuze ibintu biciriritse hano ku isi, bigaragaza ko umuntu ari mu bukene. Ni umuntu yavuga ngo reka ngungabire iby'isi byose ureke Yesu. Namubwira ati rero warakerewe, iyo uza kubima ntaramumenya, wenda nkapfiriye fiyeri ntaramenya Yesu, ariko kuva ntaramumenya yaramenye mbere y'igihe, ihangane, Yesu ni umukire ukomeye cyane kurusha abakire bose. Muri ibyo yavuze ngo ufite Yesu afite byose. Rero impamvu wahita uvuga ati abandi turi ikigoryi, ko ushobora kubura Yesu se ukabura ubugingo ukabura n'iby'isi. Reka maze nkubwire, biravuga ngo watunga iby'isi ngo ukabura ubugingo byose byakumarira iki? Bimaze iki? Ngo utunze iby'isi byose by'ubukire ngo ariko ukabura ubugingo byose bikumariye iki? Ubugingo nabwo burahanirwa kuko ari bwo butunzi buhetse ubutunzi bwose, ntago wakwirara ngo uzabubona, kuko Satani uba ushaka kugira ngo utabubona bahari. Bivuga iki rero? Iri torero harimo abantu bivuga ko ari abakire kabisa, batunze kandi ari abatindi. Ijambo ryitwa ubutindi ni ugudatunga agakiza. Kenshi ubutindi babugereranywa n'uko umuntu ntacyo afite hano mu isi, ariko Bibiliya ntabwo ivuga umutindi udatunze mu by'isi, mutaza kubyumva nabi. Ariko mu bisi umuntu ukenye udafite hepfo na ruguru n'uwo bita umutindi. Nyakujya, hari umutindi nakujya, mbese uburara akabwirirwa wabuze hepfo na ruguru, uwo isi mwita umutindi nyakujya, ariko Bibiliya sivuga. Ntabwo ari Bibiliya ivuga. Tazavuga ati se abakene ntibazajya mu ijuru. Reka. Yaba ari abantu Imana yitaho nibo bambere ahubwo, kuruta n'abavuga ngo bafite amataje ngo bageze. Reka da, naho baragera, twese turi mu isi imwe. Rero birivuga umutindi mu by'Imana. Burya hari mu by'Imana turi abakire. Ushobora kubura ikintu nka kikwatira ugati ndacyatura mu izina rya Yesu, ukagihabwa utancyo wari ufite, kuko muri Yesu habamo urufunguzo rw'ibintu byose. Ariko mu by'isi ntihabamo imfunguzo z'ibintu byose. Reka da, mu by'isi nta rufunguzo rubamo rw'ubugingo, nta rubamo. Mu by'isi nta rufunguzo rubamo rw'amahoro. Reka da, nta rubamo. Mu by'isi nta rufunguzo rubamo rwo kunezerwa n'Imana, nta rubamo. Ariko mu by'Imana habamo imfunguzo zose. Mu Byahishuriwe niho byanditse ngo Yesu niwe rufunguzo rwo kuzuka no gupfa, Imana ihimbazwe. Niwe rufunguzo wa byose. Ngura umutindi wo kubabarirwa, shenema. Iyo abantu bazi ko batunze mu by'isi ariko baba badatunze iby'Imana, ni abatindi bo kubabarirwa pe, kuko ntacyo bafite. Nta by'ubugingo batunze namba. Batunze ibyo ibizashira n'isi yabyo. Shalako defo. Tanima. Reba ko ushushe cyangwa udakonje. Wakonje mu byaha ntiwabigaragaza ko uri umunyabyaha, uragaza ko ukijijwe kandi udakijijwe. Nicyo kibazo rero kiri imbere y'abantu, imbere mu maso y'Imana. Abantu banze gutsindwa pe, bamera nka Farawo wihagazeho, kavuga ati ndabarekura ariko ntimunshike. Hari abantu Satani yemeye ko bajya mu rusengero, ijambo tuzagigisha ejo rwose, bemere ko bajya mu rusengero, ariko Satani avuga ati ntimugire aho murengaho, mujye mu rusengero ariko mugaruke mukora ibyanjye. Imana irengere itorero ryayo mu izina rya Yesu, ibarengere pe.
Farawo aravuga ati ndabarekura ariko ntimunge kure. Hari abantu Satani yemera ati ku cyumweru uterane, ku gatandatu uterane, mu bugizi uterane, ariko nuvayo wongera ukora ibyanjye rwose, kuko ntago natuma ugenda ngo ureke byeri cyangwa ureke kurarikira iby'isi pe. Mbese ukaba nk'umufana wo kujya kuterana ariko ntube umuntu w'Imana mu bya Yesu. Ni ikibazo gikomeye kandi giteye impungenge ku bugingo bwa benshi. Birivuze neza rero, kuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene, uri n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Abantu barahumye bari mu nsengero, ni impumyi pe. Yesu yavuze neza mu butumwa bwiza bwarutse na Matayo ibice 15 umurongo wa 12, haravuga ngo impumyi iranda sindi impumyi zose zigwa mu bwobo. Zigwa hehe? Mu rwobo. Urwobo rusobanura kurimbuka, Gihonomo. Rero iyo abantu bahumye babwira ko abantu ko ari nta kibazo, bakorosa ibyaha bakabitwikira bakabana kuvurira, bakabishyira n'umusego. Ariko abo ngabo ngo Imana ije kubaruka. Imana iratwinginga buri munsi idusabira imbabazi zayo zikatubonekaho, ariko nta gaciro tuziha. Nicyo kibazo mu bantu. Nguru umutindi wo kubabarirwa kandi wambaye ubusa. Abantu bambaye ubusa mu mwuka kuko ubuntu bw'Imana bwavuyeho. Iyo umuntu yambaye ubusa mu mwuka ntacyo abamarira Yesu, ahubwo abiyungukira Satani. Iyo umuntu atambaye agakiza aba yambaye ubusa buri. Wakwambara ikote rihenze rya miliyoni, kwambara inkweto ihenze y'ibihumbi magana ngahe, kajya muri vewiti ya miliyoni 240 ngahe, wambaye ubusa. Wambaye ubusa pe. Iyo umuntu atambaye gukiranuka aba yambaye ubusa, kandi ubusa bisobanuye ko ngo Satani yakwambuye iby'Imana ahubwo akwambika ubusa bwe, kuko Satani ubundi yambaye ubusa ntabwo yambaye. Reka yambara iki? Satani aheruka kwambara ubwiza yitwa Rusofero. Rusofero risobanura ijambo ngo umutwara mucyo. Ni wari umuyobozi w'abakorari mu ijuru. Abantu baririmba rero mumenye nzika Satani abafite iki. Ni hatari kabisa. Satani aheruka kwambara ubwiza bw'Imana kiri mu ijuru atarigomeka, ubu wayamanukiye mu isi yambaye ubusa. Ni impamvu akunda kwambika abantu ubusa, isi akabambika ubusa. Isi yambitse ubusa pe. Umubyeyi ufite abuzukuru akambara ubusa, umubyeyi ufite abana akambara ubusa. Ntumenye umwana n'umubyeyi bose bagasa. Nuko nyine Satani abambika ubusa kuko nawe ntabwo yambaye. Ntabwo umuntu wambaye ubusa rero yakwifuza kukwambika, kuko nawe yambaye ubusa nyine kugira ngo umwigane use nkawe. Imana irengere abantu bayo kuko bafite ikibazo gikomeye. Rero ngo wambaye ubusa nguraho ifeza, shalayi mandore kita, nguraho ubutunzi kandi nguraho imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rero abantu bafite isoni zitoroshe, biravuga ngo wambare umwami Yesu Kristo ubwo azaza nta soni uzagira. Shalamandore kitefo. Abantu bambaye isoni z'ibyaha byabo, ariko Bibiliya ivuze neza, Yesu avuze neza. Aravuze ngo nguraho ifeza, nguraho ubutunzi bukomeye, mwenda wera. Ubutunzi nababwiye ko ari agakiza, ngo kugira ngo wambare umwenda wera, wambike isoni zawe z'ubwambure bwawe. Imana tugereza mu izina rya Yesu, ngo kugira ngo isoni zitagaragara, kandi ngureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, n'umuntu nayumva ijwi ryanjye nza akingure urugi ninjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwambara imyenda, unesha aza
unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, muvuge ngo amen. Ijambo riramfashije cyane, ni ukuri ko Imana iramfashije pe. Rero ko umutima ukingure, shalami eti, Imana yinjire muri wowe. Dore mpagaze ku rugi. Bibiri ivuga urugi rusobanura umutima, urugi rusobanura umutima. Ndakomanga, numva ijwi ryanjye. Ijambo kumvira ijwi bisobanura kumvira Imana. Shalato benefo, umukingure yinjire, musangire. Gusangira na Kristo usobanura kuyoborwa na Kristo. Imana ihimbazwe, shene mandoze ni mawunesha nzamarana kwicarana nanjye. Imana ihimbazwe cyane ku ntebe y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Imana ishimwe. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira iki amatorero. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Mwene data waraneshejwe, Imana iguhe kunesha. Reka dusoze ku ijambo hano, Ibyahishuriwe 22 murongo wa 12. Haravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwira ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere ni uwa nyuma, tangiro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura bo, kugira ngo bazemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire mu rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo. Umuntu wese ukunda kubesha akabikora, nuko umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Ninjye Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo bw'amatorero. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Ninjye gishyitsi cya Dawidi mwuzukuruza, kandi ninjye nyenyeri yaka mu ruturuturu. Mwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi umva. Hamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze ashake, na ufite inyota naze nashaka azane amazi, aze anywe amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Araza vuba azanye ingororano. Birivuze neza na Alufa na Omega, itangiro n'iherezo. Ni kubera bivuga ngo aje guhemba no guhama no guhana. Buri wese ahembwe n'ibyo yakoze. Mwene data, ntago wakonje ugahera mu byaha, ntago ugaragaza uburyarya mu itorero rya Yesu mu gakiza. Umuntu ugaragaza ko atabiza atanakonje ni umuntu yiyoberanya mu by'Imana. Ntagaragaza ko ari umunyabyaha cyangwa ntagaragaze ko ari umukiranutsi, agakora ibya Yesu agakora ibya Satani. Kandi abo bareze mu nsengero bareze cyane. Na Alufa na Omega, itangiro n'iherezo. Niwe urengera ubugingo bwawe n'ubuzima. Wongera wegere, wumvire Imana, yinjire mu bugingo bwawe, yinjire mu mutima wawe. Ngo uwezwa nakomezwe yezwe, n'uwanduwe nakomezwe yandure. Twari turi ku ijambo rivuga ngo haranira kwezwa amaraso ya Kristo, kuko Bibiri ivuze neza ngo umugeni arahamagara nk'uko araje. Haleluya, haleluya. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Yesu arimo gukomanga umutima wawe kugira ngo uve mu byaha urimo, kugira ngo arikire Imana, kuko Yesu araje, kandi aje guhemerwa nuko ijambo ribivuze mu Byahishuriwe 22 murongo wa 14 kugera 16. Namwe mujye musoma Bibiliya, kuko igihe kigiye kugira bayice iveho, kandi bika ijambo ryawe. Niko Dawidi yabivuze ngo nabitse ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ngucumuraho. Bika ijambo ry'Imana mutima wawe kugira ngo uyoborwe naryo, kuko ubuyobe bugiye kuba bwinshi cyane kurusha n'ubwabayeho, kugira ngo Satani agire abayisasira. Rero utazaba muri bo Satani izisashira, kugira ngo utazaba umusego wa Satani kuzimu, atazakwisasira akisasira inyo zawe. Niko birivuga, azisasira inyo z'abantu benshi, kuko banze kumvira ijwi ry'Uwisumba byose ngo bave mu byaha. Rero tugiye gusengaho Imana wayitengushe, mukagaragaza gukiranirwa, kugira ngo Imana iguhe imbaraga uhe kunesha,
nawe waratsinzwe, biravuga ngo ahubwo uzanesha ntago azanaga izina rye mu gitabo he na gato. Waba waraneshejwe n'ibigeragezo, waraneshejwe n'ibyaha, ariko Yesu arahari. Va ku giti, dore Imana iracyakora. Yesu afite imbaraga, haracyari ibyiringiro ko Yesu atanga agakiza. Ntago arahamagara itorero, ariko nubwo Yesu atinze urupfu ntago rutinze. Uwagiye muri koma ntakizwa, uwo bashinguye umunsi ku ubuzima bwe bwarangiye, nta yandi mahirwe Yesu yamugirira, kuko uwo bashinguye biba byarangiye. Rero turacyafite amahirwe menshi ko nakizwa neza, ugakizwa neza, kugira ngo ubwami bw'Imana nibuza Yesu aje guhemba no guhana, nawe uzabe muri bo yahemba neza, ukicana n'ubwami bw'Imana, ukicana na Kristo Yesu. Ijambo riravuze ngo uko Yesu yanesheje, kandi nawe ngo uneshe, ngo uzicane nawe. Imana imba ngo ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero. Umwuka wera arahamagarira amageni, arahamagarira abakizwa bose, kuko Yesu ntabwo yifuza ko abantu barimbuka, aragira ngo abantu bose bazabone ubwami bw'Imana, ariko Satani akanga ko abantu bakizwa. Umvira Yesu rero kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Aho waneshejwe, Imana yaguha imbaraga zo kunesha. Aho watsinzwe, Yesu ashyira imbaraga zo kunesha. Wongere ugarukire Imana, yaba utari ukonje ntunashyuhe, shyuha mu by'Imana ushushe. Wongere ugire, wambara umwenda wera w'agakiza, wambaye ubusa bw'ibyaha, ariko Yesu aragira ngo akwambike umwenda w'agakiza kugira ngo ube mu bana b'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Reka dusenge duhamagara ubwiza bw'Imana kugira ngo umwuka wera agushoboze kandi akubashishe mu izina rya Yesu. Imana Data wo mu ijuru kiranuka, dusingwe n'ijambo ryawe kuko ryera kurusha byose. Rengera itorero rya Nyagasani, benshi bambaye ubusa, benshi bavuga ko ari abakire kandi ari abatinde wo kubabarirwa, batunze iby'isi ariko ntibatunze iby'ubwami bw'Imana agakiza. Bibwira yuko iyo umuntu afite iby'isi aba afite Yesu ntaho bihuriye, kuko na Satani ajya bigabira abantu, ariko agira ngo bizabarimbure. Ngaho tugire neza, ubwoko bwawe ubaha imbaraga, wongere utange imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Wongere twambike umwenda wera, kuko uri wera kandi ukiranuka, kandi uraje guhemba no guhana Kristo. Ngo twambike umwenda wera udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, murengeze ubugingo. Rengera itorero ryawe, urengera abera, kandi dukore ku maso bisha mu izina rya Yesu, kuko uri Data twese mwiza. Abantu bakuguraho ifeza, kandi aribwo butunzi bwari bwo gakiza. Imana ihimbazwe cyane. Turasenze ngo Uwiteka uduhe kunesha, amanywa n'ijoro Yesu Kristo uduhe kunesha, wirukane ibyaturwanyaga imitunesha mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera dushoboze kandi tubashije, Uwiteka ahimbazwe. Urabwo turagushimiye, imitima yacu ifungukire, Umwami kumva gusenga kwacu, imitima yacu yongere iganzemo Yesu. Niko ijambo rivuze ngo uri ku rugi urakomanga. Imitima ya benshi Nyagasani uyinjiremo Kristo, kugira ngo abantu bawe bave mu byaha n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, begere Umwami Imana abagire neza. Urabwo turagushimiye, ngo abantu babagire neza nk'Imana, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Nakagaruka wakira imbaraga z'Imana, aho wambaye ubusa kubw'ibyaha, wongere ugarukire Kristo akwambike ubwiza bw'Imana. Imana ibagire neza, mukande sabone, mukora share. Yesu abaha umugisha kandi ukomeze kubaha imbaraga mu byose. Shalom shalom, nakagaruka. Amen.